cyangwa imbere hariya numvaga ko ugenda ukawuzana aho hafi ariko nawe akaba ambwira ko agiye kuwuza kandi yahageze umukobwa icyo gihe nyine no kuvuga ngo yari ataramenya ngo se umuhungu nyine akora iki nyine dukundana ni muntu ki umukobwa nyine araza nyine aragira araza arandeba none mu gufata ingorofani ngewe muzi inyuma ndamwihora ndavuga basi nagera imbere agakata hepfo ndahita mucika njye nyure haruguru ukuntu no bigera aho ngaho nyine biza abantu baba bakundana gutyo kandi baba bamaranye iminsi byiraho ngaho nyine mutera inda nyine tu maze kumutera inda akazajya bimbwa akambwira we warabikoze gutya ariko nashobora guhingutsa ijambo ngo uyu mukobwa ngo namuteye inda nese iyo mwajyaga mu cyumba nyine babaga bibona naga icyo gihe namujyanaga mu cyumba nise ko nabaga mbana n'abandi barumuna banjye cyangwa abakuru banjye ntabwo ndashobora kumujyana nyine mu cyumba ntabwo byashoboka none se wamuteye inda muryamaniye he twahuriraga ahantu nyine hari ukuntu nyine wowe uba nyine wenda utaragira ubushobozi bwo kwikodeshereza usibye ko n'ubu ngubu nakibyo katubyihorere ntabwo ngenda ngira ubushobozi bwo kugira gute bwo kwikodeshereza naragendaga nari mfite abahungu ba nyine babaja mu banyajyana mbwa se bya bindi bibaho tumukunyaraza kunsura nyine wagize gutyo ukaniza nyine inzu bundi ngiye ikintu ushaka ndashaka kuzareba uwo muhungu waguteye inda nubuye uzamunzanire umukobwa yabimbwa ndashaka kujya mu rugo nkamubwira ye babo mbabarira ye babo reka kwinjira ninjire mu nzu ninjiye mu nzu ndicara ndabasuhuza ndicara harangije papa atambwira se uyu nguyu ni waguteye inda ni ibintu bibabaje na n'ubu iyo ngeze aha ngaha iyo mvuga kuri ibyo bintu nyine mba numva nyine bimbabaje ukuntu ntangane komera ariko hari impamvu Imana yatumye ubicamo araza arandeba papa aranyicaza mu modoka arambwira uzi n'ikindi se wa muhungu we nshatse nanagufungisha uwo mukobwa nta myaka 18 yari afite umukobwa yari mukuru yari afite nka 22 nese ari kugufungisha ate kandi ntekereza ko buryo umuntu ari umumineri aribwo biba ikibazo ntabwo yari umumineri umugabo njye niko yambwiye yego nese wari kwita ugenda ukamubona ukamubwira se umukobwa ko ari mukuru ntabwo ibyo ngibyo babimubwira kandi koko ashatse yanagufungisha sibyo se yarambwiye ngo ngiye nshatse nanagufungisha ariko ibyo ngibyo simbishaka ikintu ugiye gukora iyi simukadi irimo nimero nimba unayizi no mu mutwe ni telefone yawe ufite yarambwiye ngo kuramo simukadi yawe uyimereze nimba unayizi no mu mutwe ugenda uyibagirwe burundu nuriya mukobwa uri kureba hariya unamwibagirwe wibagirwe ko ugeze no kubona n'isura yiwe wibagirwe n'ahantu atuye bwanjyewe uyu mwana ni n'uwawe wenda nakubeshyera ariko nyine ibyo byo nari mbizi bitewe n'ukuntu twari tubanye n'uwo mukobwa wari ubizi neza ko uwo mwana ari uwo njye nari mbizi neza kandi 100%. Yego n'umwana ndabizi ko yavutse ariko n'amahirwe yo kumubona nta nubwo nyine afite babimeze hanyuma iyi saha uri kuvuga iyo nkuru nkabona amarira ajenze mu maso kandi koko birababaje kubona wahera gutera inda ndetse hari n'abasore bazitera bakazihakana ariko wowe ukavuga uti inda ni yanjye ndabizi ukabona amahirwe n'ikintu cyambabaje nuko nigeze mvuga ngo ndamwitakanye singiye iwabo mugakundana ntago njye namwakira ngo twogere dukundane uri kumva ahubwo icyo nakora njye namubwira se basi mbabara unyereke umwana sando n'ikindi njye ndi gusaba nuko njye nabona umwana gusa njye nkamureba mu maso gusa nta kintu basi nkanamuterura urumva kuba ufite umwana uzi ko ari ahantu tu sinamwihakanye yego sinigeze mwihakana basi njyewe akaza akambwira basi uyu ni umwana wawe gukundana byo sinabitekereza kuko ibyo bintu nabitinya yego
Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi, ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane ko namwe mudahwema kungaragariza urukundo. Umunsi twicaye n'umusore navuga ko ubuhamya bwe buri buze kuba isomo kuri benshi. Agiye gutangira twibwira amazina ye. Tubahaye ikaze. Yes. Okay, wanyita Maurice ariko benshi banzi kuri Papi. Papi umeze gute? Umeze fresh. Nakamushye. Twese hamwe. Wari umeze neza? Nari meze neza. Nta kibazo. Ndabona ariko urakonje, nuko ari ubwa mbere ugiye kuri kamera cyangwa se niko n'umuzima busanzwe usanzwe uteye? Nabyo birakonta tu. Gusa uraza kutuganiriza gute? Mbona koko utinye, mbese ntabwo ninye. Ndaza kwirekura nyine tu. Hanyuma impamvu ndi munsi nagutumiye numvisha ubuhamya bwawe, ndavuga ntibwafasha benshi. Uyu munsi ashobora kuba ari wowe uri kubicamo, ejo hakazaza undi cyangwa se hakazaza n'undi nyuma y'ejo, ariko ubuhamya bwe hari benshi bwafasha. Turashaka noneho twinjire mu buhamya, utubwire akantu ku kandi. Yes, nkuko nabikubwiye nitwa Papi. Yes, story yanjye nyine narayiguteye nyine yose ukuntu byagenze. Nawe urambwira ngo uzaze nyine tubiganireho nyine. Yego. Ndavuga nyine nta kibazo, cyaba ari byiza. Niyo nabiganiriza n'abandi bakabyumva nta kibazo, nta kintu byantwara. Ntacyo byitwaye kuko uyu munsi hari shobora kuba ari undi uri guca mu bintu nk'ibyo uri gucamo cyangwa se nk'ibyo waciyemo, bikaba nayo byamukomeza cyangwa se byamufasha. Ngaho noneho ugiye kutubwira ubuhamya nyine ubundi kuntu story nyine imeze. Ibintu nyine njya nicara nyine bikambabaza ukwanjye. Yego. Sando nakundanye n'umukobwa. Ariko nyine umukobwa nyine uri kumva ko yarandenzeho, nyine yari uwo mu kantu. Mu kantu ni ukuvuga nyine waba wari ufite ibiceri bya danje. Yego. Ni waba nyine bari babifite. Kumva nyine umukobwa iwabo bafite ibiceri, nawe nyine ugomba nyine ubu bifite. Umukobwa nyine turakundana. Bwa mbere duhura twahuriye nyine ahantu mu kirori nyine tumwe. Turavugana uko twagenaga nyine tumenyana tuba inshuti, niko yagiye nawe amenya. Mu kumenya nyine agera aho ngaho aranyakira. Yego. Ntabyo kuvuga ngo njyewe nari meze uku nguku, nari mfite gutya kugira ngo nyine mere nk'umuntu nyine wabasha kugera gute. Mere nk'umuntu nyine wabasha wenda kumushimisha, kuko njye nta kintu nari mfite cyamushimisha kirenze ku byo yarebaga. Yego. Nyine turakundana, bya ngo turakundana. Njye ubundi bwa mbere tunakundana yajyaga mbaza icyo nkora nyine. Akumva njye akamamagara akambwira se uri hehe, njye nkamubwira njye ndi mu kazi. Akambaza se ubundi ukorera hehe, uri hehe. Icyo gihe ubundi amamagana njye nakoraga muri Expo tu. Amamagana nakoraga muri Expo, ambaza ngo ukora iki nyine uri hehe, ngo njye magusanga. Uri kumva nyine umuntu mukundana aba agomba kumenya se uri hehe, so ukora iki, nyine amakuru yawe ku munsi nyine. Arambaza se uri hehe, njye ndamubwira rero njye ndi gukorera muri Expo tu. Nirengagije n'ibintu by'isoni, kandi muri Expo nta nubwo nahakoraga kuba ndi kuhakora ku bya bindi nyine byo ku bimwe bamwe bahakora nyine batanga ibintu n'iki. Njye nubakaga amastandi nyine, ubwo nabaga nyine ndi umuyede, imwe baterekamo ibintu. Njye nyine ni ukuvuga njye nari umuyede nyine wabyo. None si no kuvuga ngo njye ni ukuvuga ngo urafata itente ngo utereke, no. Sinibuka kuntu ako kazi kari inyuma ya Mitsingi muri Expo nyine tu. Njye nubakaga nyine ndi umuyede nyine waho nyine. Yego. Nyine ndabyirengagiza bitewe n'ukuntu we yabaga ameze. Numvaga nyine arabyakira cyangwa ntabyakire nta kibazo. Yego. Wumvaga ukaza kose yansanga, kuko si yarazi ko nyine umukobwa nyine bitewe n'ukuntu yari ameze. Numvaga ko yakundana n'umuhungu nyine umuyede kwa nyine uciriritse ukuntu. Umukobwa arangije nyine araza aransanga.
n'icyo gihe hansanga hari ukuntu bari banumye umucanga imbere, hari ukuntu bajyaga gukura umucanga kuri ya marembo binjiriraho, ngenda nyine ndawuzana barawunuma, ni nk'umuntu yarawunumye, umuntu wankoreshaga arawunuma ngo ugenda uzane umucanga imbere hariya, numvaga ko ugenda ukawuzana aho hafi, ariko nawe akaba ambwira ko agiye kuwuza kandi yahageze umukobwa. icyo gihe nyine no kuvuga ngo yari ataramenya ngo se umuhungu nyine akora iki, nyine dukundana ni mu ntoki, umukobwa nyine araza nyine araza arandeba, none mu gufata ingorofani ngewe muzi inyuma ndamwihora, ndavuga basi nagera imbere agakata hepfo ndahita mucika, njye nyure haruguru ukuntu, ndayikura arebye inyuma barambonye, ngira ngo noneho birarangiye, none umukobwa arankatiye birarangiye burundu. Umukobwa nta nubwo yigeze anagira n'ikibazo cyose avuga ese ukorera ahangaha bimeze gutya na gutya, ndamubwira ngiye nkorera ahangaha nta kibazo, mbona nyine nta kibazo nyine abigizeho nk'uko njye nabitekerezaga muri njyewe, mbona nyine arabyakiriye, nkurira iyo ngorofani, nawe yarambwiye ngo akireka ngo ufashe ariko ubundi numve ukuntu bimera, yaramfashe nyine ntabwo ari kubishobora nyine ngenda ndayihageza, akomeza azengurukamo aho ngaho nyine mugenda ngize akazi, aragenda sasita bigeze nyine turagenda dusangira nyine kwa kundi poze igeze mukajya kurya nyine, aragenda nawe binguriye mva nsa nabi byadanje, nzi ko ninaha bihita birangira bikarangirira aho ngaho, nyine ari ibintu bikubaho ukibaza ubundi umukobwa nk'uyu nguyu abaho, bariho ariko wenda niba cyo ariko baracyari bariho nyine, bwa mbere nari mubonye ngewe nyine ibyo byose biraba, turakundana nyine bishize igihe. Ugikora aka kazi kawe niko nakoraga ngewe nyine, iyo byangaga ibindi ntabwo nakoze nyine muri expo nyine ngo ngeze icyo gihe cy'igihe kirekire. Hari umuhungu w'inshuti yanjye yarampamagaraga nyine akanjyana mu kandi kazi, hari ukuntu bazingaga amakoti bakajya kuyagurisha, hari umugabo yavanaga mu Bushinwa akagenda hari ukuntu bayazinga nyine mu rwego rwo kuyagurisha. Turagenda nyine tugenda tukayazinga bikarangira na 5:00 bakaguha nk'ayo mafaranga make, ariko bumva nyine ko nyine utari aho ngaho wicaye nyine hamwe aho ngaho, wenda hari ukuntu nyine uri mu rugo, hari ukuntu wabyukaga ukagenda icyo gihe nyine abonaga n'umusaza gusa, ukagenda wagenda umusaza akaza akakubwira se bagiye mu kazi bite ko nabonye uzinduka, nazindutse ariko nyine akazi naragiyemo byanze nyine kumuhisha nyine ko nawe ukeneye udufaranga two ku ruhande, n'umusaza nawe kuba waricaraga aho ngaho mu rugo ntabwo nyine byabaga nyine ari ibintu bimushimishije, wararyamaga akakubwira uryamye biki, wanagenda kuri gahunda zidafite n'umumaro akakubwira wagiye he, wenda ari ibindi wagiyemo nyine, ukumva nyine n'ibintu nyine bikuje nyine kwa umukobwa nyine, turakomeza nyine turakundana nyine, noneho bigera aho ngaho nyine biza abantu baba bakundana gutyo kandi baba bamaranye iminsi, bigera aho ngaho nyine mutera inda nyine maze kumutera inda akazajya bimbwa akambwira we warabikoze gutya, njye nyine nkabipinga nkavuga ngiye ibyo bintu ntabwo ugenda nigeze mbikora simbizi, ntabwo sinzi ko ari nabyo, kuko naribazaga se uyu mukobwa kuko nteye inda nzabigenza gute, ko nanjye nta kazi mfite, ntabwo namujyana mu rugo, ntabwo ibyo ngibyo bibaho, icyo ni ikintu nanatekerezaga ko cyahita kinza no mu mutwe ako kanya, ntabwo namujyana mu rugo nzabigenza gute, biranshanga. Umukobwa nari naranamusura na rimwe, naranabitekereza, ariko we iyo twashakaga ko twarabonanaga we nyine akaza mu rugo, ariko njye narajya kumusura. Hanyuma se wenyewe haza gute kandi ubana n'ababyeyi?
uyu ngiye nabanaga n'ababyeyi akaza ntabwo nashobora guhisha ngo umukobwa turakunda, ntabwo nabihisha. Kuko wo umujama uba umeze imbere y'ababyeyi bawe ntabwo ari uko umukobwa baba ameze. Yego. Njye naramuzanaga no mu rugo nyine bamuzi, ariko nashobora guhingusa ijambo ngo uyu mukobwa ngo namuteye inda. Nese iyo mwajyaga mu cyumba nyine babaga bibona? Ntabwo icyo gihe namujyanaga mu cyumba, nise ko nabaga mbana n'abandi barumuna banjye cyangwa bakuru banjye, ntabwo ndashobora kumujyana nyine mu cyumba, ntabwo byashoboka. None se wamuteye inda muryamaniye he? Twahuriraga ahantu nyine, hari ukuntu nyine wowe uba nyine wenda utaragira ubushobozi bwo kwikodeshereza. Usibye ko n'ubu ngubu nakibyo katubyihorera, ntabwo ngenda ngira ubushobozi bwo kugira gute bwo kwikodeshereza. Naragendaga, nari mfite abahungu ba nyine babaja mu banyajyana mbwa se bya bindi bibaho. Tumukunyaraza kunsura nyine, wagize gutyo ukaniza nyine inzu nyizi nyine girlfriend wa nyine akaza kunsura. Byumva nyine umuntu w'inshuti yawe nagashobora kukwangira, nagashobora kukwangira, arabyemeraga nyine. Ni muri ubwo buryo nyine, ntabwo nashobora kubura nyine ahantu byashoboka ko ibyo ngibyo byahabera. Najyaga kubajama banjye nyine, namara nyine kujya kubajama akaza nyine kuhandebera, kuko yari abizi ko nyine atari mu rugo aje. Ibyo bintu byose nyine bikahabera nyine. Nyuma yaho nyine biza kugenda gutyo, arabimbwira aho na hahandi nabonye nyine bikomeje gufata indi ntera nyine, ubona nyine ko ari umuntu utangiye, undi mukobwa umaze gutwika, ubu nyine atangiye gucika intege ukuntu nyine ameze ukuntu nyine. Birancanga, muzamubwira se washobora nyine kubibwira iwanyu se, nzi ko ari bya bindi ushobora kuvuga ngo umukobwa yagiye abibwiye iwabo, nta kinini iwabo babyakira. Kumva iwabo ahubwo iwabo nyine ari ibintu, ahubwo kubibabwira ari ibintu bikaze. Umukobwa nk'uko yisanzuraga iwabo, ariko uri kumva nimba wisanzuraga iwanyu, kugenda kubabwira umukobwa ngo uratwite imbere y'ababyeyi ni ikibazo. Noneho bitewe n'ukuntu bameze, uri kumva ko nyine byabaga ari ikibazo cyahatari. Umukobwa nyine afata umwanzuro, bimwanga mu nda, afata umwanzuro avuga ngo rero njyewe ngiye kubibwira mu rugo, kuko wowe sinaza ngo mbi iwanyu, kuko yari azi mu rugo. Kandi nta n'amafaranga avuga ngo ugiye kugenda basi tube twajya ahantu twicare tube turi kumwe, ukuntu nyine ukumva nyine nta mafaranga nyine nari mfite kuvuga ngo ngiye gushaka. Umukobwa afata umwanzuro nyine, aragenda abibwira iwabo. Abibwiye iwabo baramubwira se, uri kumva nyine babanza kubigira intambara. Muri kumva ni ibintu bibabaza ababyeyi nyine. Arangije aragenda nyine abibwira iwabo. Abibwiye iwabo, uri kumva umuntu w'umupapa mu rugo niwe ubanza kugira gute, kugira nyine ibibanza gukontaho cyane. Ararakara byahatari, ararakara, arabaza se ubundi ngiye ikintu ushaka, ndashaka kuzareba uwo muhungu waguteye inda ni uwuhe, uzamunzanire. Umukobwa yabimbwira ndashaka ko ujya mu rugo, nkamubwira ye babo mbabarira, ntabwo njye najya iwanyu bitewe n'ukuntu nyine numva iwanyu nyine bimeze. Yesu we, bigera aho ngaho arambwira nyine nutaza mu rugo baranyirukana, kandi banyirukana ndazi iwanyu. Uri kumva nyine nta yandi mahitamo yari afite, njye wamuteye inda, kandi niyo bamwirukana ari kujya heza, nta handi yari afite aho kujya. Araza nyine arabimbwira, amaze kubimbwira nanjye ndavuga ko nta kibazo, reka nta kibazo tuzajyane mu rugo. Mfite ubwoba, mvuga ahantu none ninahataha ndaba ndi umugabo. Ndagenda pe, turajyana, tugera iwabo.
papa na mama bicaye hariya yewe reka kwinjira reka ninjire mu nzu ninjiye mu nzu ndicara ndabasuhuza ndicara harangije papa atambwira se uyu nguyu niwe waguteye inda nyine barandebaga kuvuga se uyu nguyu niwe waguteye inda uyu muhungu niwe waguteye inda ntabwo bapfaga kubyizera papa w'icyo gihe yahise ambwira witaha taha ugende ntabwo nyigushaka ahangaha nta n'ikintu tuganiriye bo bashakaga nyine kundeba tungo barebe umuntu wateye inda umukobwa wabo Sando ni ibintu bibabaje na n'ubu iyo ngeze ahangaha iyo mvuga kuri ibyo bintu nyine mba numva nyine bimbabaje ukuntu ntangane komera ariko hari impamvu Imana yatumye ubicamo sinzi nuko umukobwa ndataha bukeye papa w'uwo mukobwa yaka nimero uwo mukobwa aramubwira se uri hehe kuko umukobwa yarambwiye papa agiye kuguhamagara umwitabe kandi n'umubeshye umubwize ukuri kuko papa yari amuzi papa arampamagara ndamubwira rero njyewe iyo ndi mu rugo uri ko nshaka ko twabonana nta kibazo arambwira uri hehe uri kumva nyine iwabo nyine bafite n'imodoka ntihashize n'iminota 20 papa yaraza arandebe nyine n'abantu mu muryango wabo bangaga igisebo cyo kumva ngo umukobwa wabo ngo yatwise ngo byagenze gutya ngo bimeze gutya wapi araza arandeba papa aranyicaza mu modoka arambwira uzi n'ikindi se wa muhungu we nshatse nanagufungisha uwo mukobwa nta myaka 18 yari afite umukobwa yari mukuru yari afite nka 22 nese ari kugufungisha ate kandi ntekereza ko buryo umuntu ari umumineri aribwo biba ikibazo ntabwo yari umumineri umugabo njye niko yambwiye yego nese wari kwita ugenda ukamubona ukamubwira se umukobwa ko ari mukuru ntabwo ibyo ngibyo babimubwira kandi koko ashatse yanagufungisha sibyo se yarambwiye ngo ngiye nshatse nanagufungisha ariko ibyo ngibyo simbishaka ikintu ugiye gukora iyi simukadi irimo nimero nimba unayizi no mu mutwe ni telefone yawe ufite yarambwiye ngo kuramo simukadi yawe uyimereze nimba unayizi no mu mutwe ugenda uyibagirwe burundu nuriya mukobwa uri kureba hariya unamwibagirwe wibagirwe ko ugeze no kubona n'isura yiwe wibagirwe n'ahantu atuye numva nyine nakudi nabigenza nyine ako kanya we nta jambo uba ufite birumvikana kandi koko nyine sinzi nimba naryo nari mfite nimba byari bimeze bite simbizi ibyo yahise ambwira nahise mbyemera nyine mbyemera gutyo ndavuga ko nta kibazo ibyo mumbwiye nyine ndabyemeye kuko icyo gihe nyine natinyaga no gufungwa kumva ngo nyine nafunzwe ndihangana uwo mukobwa ndagenda ndamwibagirwa kuko nawe yageze iwabo aramubwira uzongera guhamagara uriya muhungu uzamukurikira ahari niwe uzamukurikira ntabwo yongeye kumuhamagara aho nageraga wenda ndose na nimero ziwe ndanamuhamagaye nta nubwo iyo nimero yabaga icamo icyo gihe nta nubwo nari nzi na telefone afite sinari na nimero akoresha biragenda biba gutyo ashira igihe kirekire umwana yaranavutse kuko nyine igihe gishize nyine ni kinini sibyo Sando sibyo no kukubeshya n'umwana sinamuzi cyo nzi cyo bite ari ukuntu umuntu ashobora kuza wenda akanakubeshya akakubwira njyewe uyu mwana ni n'uwawe wenda nakubeshyera ariko nyine ibyo byo nari mbizi bitewe n'ukuntu twari tubanye n'uwo mukobwa wari ubizi neza ko uwo mwana ari uwo njye nari mbizi neza kandi 100%. Yego n'umwana ndabizi ko yavutse
ariko n'amahirwe yo kumubona nta nubwo nyine afite. ari kumva sinanabizi sinzi n'ahantu aba. ntabwo wigeze ugira amatsiko yo gusubira iwabo ubaza ate se bimeze njyewe nasubiyeyo uri kumva nkazajya nahinyuza nkarebamo nkarunguruka, ahubwo nareba nkabona abantu barimo sibo nyine nari nzi ko bamo mbere. sinzi si ibintu byo kukobeshya, sinzi n'ahantu baba, naho ninjiye njye nagiye sibo bakiba uyu munsi. ni ukuvuga bahise bimuka, ni ukuvuga se bahungishije umukobwa wabo, utekereza ko bahavuye kure? Simbizi nimba barahungishije umukobwa, ariko njye icyo ntekereza nuko bahungishije umukobwa wabo bitewe n'amagambo nyine we n'amagambo papa we nyine yambwiye. papa yarambwiye genda ubure sinzana kubona wanagarutse nyine ugenda ubure wowe. ndagenda nyine ndabura, nyine icyo gihe nyine uragenda ukabura nyine tunagenda abura, nanasubirayo ukuntu wicisha no ku rugo ukagenda nyine ngo urebe nyine abo bantu nimba ariho basigaye baba basi n'umuntu anasohoka mu naziranye w'iwabo uhita unamuvugisha. kugeza uyu munsi, kugezana n'uyu munsi hashize igihe kingana gute niba atari ibanga? uri kumva iwabo bagiye kubimenya haciyeho amezi abiri nyine, umukobwa twise. kuko ndabyibuka twajyanye kwa muganga batubwira nyine ko inda nyine ifite amezi abiri. ubu ngubu se ahantu haciyeho nk'amezi nk'icumi gutya ni hafi umwaka, nazi ngo umukobwa ari hehe, nazi ngo yagiye ahangaha, nta n'ikintu na kimwe nzi. birababaje. turi kumva ko nyine ni umwana ndabizi ko yavutse tu. hanyuma se nta nubwo wenda hari abashuti be yari afite, ntabwo wabwifuje kubakurikirana ubaza amakuru y'uwo mukobwa, mbese ube wagira umwete wo kuvuga uti ese niba umwana wagiye yaravutse ubabayeho gute, yasa gute, mbese ugira amatsiko nk'umubyeyi? ayo matsiko niyo njya ngira, ahubwo njye nyine nkumva nyine nanarira amana, ariko nyine kuba nazi nyine umwana inshuti zo zarabimbwiye. hanyuma kuki utabwiye inshuti ze ati byibuze ndashaka kuba nabonana n'umukobwa nateye inda? ibyo byo ntabwo byashoboka. kubera iki? hari umukobwa umwe nyine w'inshuti yiwe, icyo yankoreye cyo ni kimwe, yarambwiye ngo yarabyaye gusa nta kindi, nicyo ngicyo gusa yambwiye. kuki utagize amatsiko yo kuba wamubwira uti njyanayo? bitewe n'ukuntu nyine papa yambwiye njye na n'ubu ngubwo bwo ndacyabufite, ariko kumubwira ngo tujyaneyo njye ndabimubwira ngo bwese basi wazambabariye tukanajyana basi nkanareba n'umwana nimba ari inzobe cyangwa ari igikara. nyine nawe ahita ambwira ko atazi n'aho baba. utekereza ko byaba byaratewe n'iki kugira ngo iwabo baguhungishe umukobwa wabo gutyo? nyine ikintu cyabiteye nyine barebye umuhungu wateye umukobwa wabo inda, nta kintu afite, ni umuhungu uraho ngaho usanzwe, ndavuga se uyu nguyu yazamarira icyo umukobwa wacu. nyine nyuma y'ibyo nta kindi narenzaho nyine, kuko nyine ni ibintu nyine na n'ubu ngiye ntekereza nkumva nyine ni ibintu nyine bimbabaje, ntabwo byabura, birambabaza nyine cyane. ariko nyine ntabwo nshobora, kuko nyine icyo ngicyo nicyo ivuze ninjiye iwabo w'umukobwa arambwira se uyu niwo guteye inda. papa agerageza gukurikirana ahantu mba, habona nyine ubundi n'iwacu nta kintu nyine, nta kintu gihari cyo bavuga ngo umukobwa azafashwa gute, cyamukuru bavuga ngo ukize agiyemo. yego yawe uri kumva nyine ko ari uko nguko nyine. ariko hari ikintu benshi tubuze gutekereza, nanjye ndimo ndaza gutekereza ikintu. uwo mukobwa nawe ntekereza ko atagukunda, kuko iyo aza kuba agukunda byibuze nyuma yaho yari kuba yanafatana telefone, ibyo byose arayifite, akaba yanaguhamagara, kereka niba nawe wahinduye nimero, nibyo cyangwa se agakenera no kumenya amakuru. njye nta nimero nahinduye,
ni ya yindi ugifite ni ya yindi ngifite nawe iyo twakoreshaga mbere simbizi nimba kiyibuka. Hanyuma ni ukubera iki se iyi saha utekereza ko umukobwa atagira n'amatsiko yo kukuhamagara aba yakubwira uti bimeze gutya nubwo bidashoboka ko dukundana kubera iwacu bakurwanya cyangwa se iwacu batagushaka kubera ubukene, uri umusore ukiri muto uracyahiga ubuzima ntaho uragera, ariko byibuze mbese aguhe nk'isezerano muri make, utekereza ko ari iyihe mpamvu? Uzi igihe nigeze kuvugana n'umukobwa se, umukobwa twavuganye rimwe gusa agitwite, arambwira mu rugo barambwiye ngo ninzongera no gufata nimero nanaguhamagaye niyo ukoresheje indi telefone. Nyine bitewe n'ukuntu umukobwa yubahaga iwabo kuva icyo gihe nawe nigeze simbizi icyatumye nanjye uko nguko mbajije niko ntekereza se basi kubera icyo wowe watagira uwo mutima wo kumamagara ngambwire basi umwana meze basi yibe ni wabo aze basi anandeba mbwire se dore basi umwana mwe kibyo byo ntago bishoboka kuko nyina nimero ze ntago nzizi nta nizo mfite na nubwo ushobora no kuvuga ngo njye nibyo nanungu nyitekereza uwo mukobwa koko twarakundanaga basi si waba ari ibindi bamushyizemo byatuma basi atongera no kuvuga ngo se uyu muhungu kari umfitiye n'umwana kari we mfitiye umwana kubera iki basi nashobora no kumuhamagara basi anyureze n'agafoto sando n'ubu ngo sinabona n'ifoto icyo nzi cyo nuko yabyaye. Byibuze ubu mwana agize imyaka ingahe? Nta myaka yari yagira myinshi, ashobora kuba ari mu mezi. Ugereranyije nkangahe? Ni mukuru ni mu mezi nka 6 7 gutyo simbizi. Hanyuma se ko umunsi umwe byibuze uwo mukobwa azamukwereka ubumva byararangiye warihebye? Cyane arihebye pe kuko igihe gishize ibaze guhera ku kwezi kwa mbere ku cyumweru cya mbere atwitarinze ibaze duherukana mu mezi 2 gutyo n'indi minsi ibaze mu mezi 2 umukobwa twita amezi 9 dashize amezi 6 nisubwo icyo cyizere we wagikura hehe? Nese basi n'uwo mwana yagira umwaka umwe niyo yagere n'imyaka 2 niyo yaba afite amezi angahe we yaza akavuga ngo dore dadi nukuri kw'Imana wapi nukuri ni igikomere kandi ababyeyi bameze gutyo bahindure imyumvire kuko ushaka kuba uri umukene ariko nta umenya uko ejo bizaba bimeze. Hanyuma iyi saha uri kuvuga iyo nkuru nkabona amarira ajenze mu maso kandi koko birababaje kubona wahera gutera inda, ndetse hari n'abasore bazitera bakazihakana ariko wowe ukavuga uti inda ni yanjye ndabizi ukabona amahirwe. Byo n'ikintu cyambabaje nuko nigeze mvuga ngo ndamwitakanye singiye iwabo. Njye naremeye nyine njya n'iwabo. Yego. Njyewe nyine kujya kumureba mvuge nyine nibo basi bambone. Yego. Sike nyine waba ari ibintu bisanzwe ariko ukuntu uwo mukobwa namubonaga sinuvuga nyine ko ari umuntu usanzwe. Ahubwo nyuma yaho ngiye iwabo nibwo nabonye ko adasanzwe. Hanyuma urumva ibyo byose iyi saha hari igihe akenshi umuntu areba ikiganiro koko ibyo byose araniyizi. Nagira amahirwe yo kureba kino kiganiro gira icyo umubwira cyo gira ubutumwa umugenera uwo mukobwa. Wenda nagira amahirwe wenda akabona n'iki kiganiro basi icyo namwisabira ni kimwe basi azambabare basi anyereke basi n'uwo mwana kunasa basi ibyo birahagije nimba asa nanjye nimba asa nawe ako basi azambabarire icyo kintu musabye basi azanyereke kuntu umwana asa. Hanyuma iyi saha ni iki ushinja papa w'umukobwa cyangwa se icyo umugayaho? Sando ikintu ngiye nshinja nyine papa w'umukobwa sinzi ko yaba ku ruhande rwe nyine yaramubereye umubyeyi mwiza kuko ngewe ubwanjye siyigeze nyine mbere umubyeyi mwiza kuko nyine ibaza ariko umuntu ubwira umukobwa wiwe ngo ntuzereke uyu muhungu uyu mwana nukuri kw'Imana birababaje. Gusa nyine ikintu ngiye ntago nareka kuvuga ko uri umutima mubi cyangwa se kubwiwe nyine kuri uwo mubyeyi yumvaga nyine ko nyine atashakaga igisebo gukundana n'umuhungu wenda w'umukene
ariko nyine ikintu ngena n'ubu ngubu sinshobora kwicara avuge ngo ngiye kwicara ngo nkundane n'umukobwa nanumve ko niyo nkovu nikifite ku mutima uri kumva soko nyine byabura ariko Sando sinzi kuntu nyine nabivuga gusa nyine umubyeyi ntabwo yambaniye ni kuri birumvikana. Hanyuma iyi saha umukobwa agarutse akakubwira uti ngusabye imbabazi wenda mu rugo iwacu barambwiye nk'utiye kubera ubukene kugira ngo badaseba, wumva witeguye kuba umutima wawe wakongera ukamwakira? uzi njyewe kera najyaga ahantu nk'umubyeyi mbona afite umwana nkumva sha namuterura. Njyewe aje afite umwana uri kumva afite umwana yego njye ntabwo narirwa namwakira cyane nawe nyine aba afite ibisobanuro byiwe. Yego wamwakira mukongera mugakundana? Ntabwo njye namwakira ngo twogere dukundane uri kumva ahubwo icyo nakora njye namubwira se basi mbabara unyereke umwana Sando n'ikindi njye ndi gusaba nuko njye nabona umwana gusa njye nkamureba mu maso gusa nta kintu basi nkanamuterura. Urumva kuba ufite umwana uzi ko ari ahantu tu sinamwihakanye yego sinigeze mwihakana basi njyewe akaza akambwira basi uyu ni umwana wawe. Gukundana byo sinabitekereza kuko ibyo wenda nabitinya. Yego ibaza ariko nongere gukundana nawe simbizi. Nukuri rimwe na rimwe tujya tuvanga igitsina gore abenshi bakorerwa ihohoterwa. Hari benshi bajya bambwira atari ko hari n'abagabo cyangwa se abasore bakorerwa ihohoterwa. Iri naryo ni ihohoterwa pe. Niba uri umukene navuga yuko nta umenya ngo ejo papa azaba ameze gute, bishobora kuzaba byagenze neza, ndetse navuga ko uyu munsi ku mugano we ni igikomere kuba waba warateye inda ariko utazi ese akabuto kandurutsemo kameze gute gasa gute, wa mugani wawe ni ikibazo. Hanyuma uyu munsi se umuntu wita papi yahagaze gute mu rukundo? Ndabona umusore uracyari mutoya, ndetse navuga yuko abakobwa b'iyi minsi ari igihe rimwe na rimwe nsigaye mbona byareze bakisabira umuhungu urukundo. Uyu munsi uhagaze ute mu rukundo nka papi nyuma y'ibyo byose waciyemo? Muri no minsi ntabwo navuga ngo ngiye kongera. Nyine bibaho tu umukobwa mukavugana ko nyine njya busaba ari inshuti zanjye bisanzwe bari inshuti zanjye bisanzwe ko njye naravuze nyuma y'ibigiye banarabona umwana ntabwo nshobora kongera kujya mu rukundo. Undi urukundo nyine uribaza se undi urukundo ruvuze iki? Ako byari byiza mbere ukuntu nari meze neza nyine ndi mu rukundo n'umukobwa, ariko ibyajemo nyuma nibyo byanyweyemo ibyo byose. Iyo ikintu kitakuriho ntabwo wacyumva. Uca umugani mu kinyarwanda ngo akari ku wundi karahandurika, ntabwo nyine wowe wabyumva. Ntabwo wowe wabyumva. Wenda kumva cyane nyine biba bigoye kugira ngo ujye uvuge ngo ugiye ngo mu rukundo kugira ngo kongera ngo ujye ngo gutereta umukobwa ngo mwogere ngo mukundane. Se naratekereje se bwo next bibongeye kuba se byagenda gute? Yawe Imana ishaka kuzakureba ikaba yaguha ugukwiriye, cyangwa se Imana ikareba ikakuremera uwawe. Njya nkubwira abantu ngo inkweto itari yawe akenshi irakujabuka. Shaka kuba atari we wari igeno ryawe aranjabutse ngewe. Imana ikaba yarazaguha undi w'ukuri. Hanyuma ikibazo cya nyuma tugana no ku musozo w'ikiganiro. Ino saha hari ibikomere wenda wahuye nabyo twebwe tutari kubona. Nibihe bikomere wahuye nabyo nyuma y'uko ibyo byose bikubaho? Ndetse unatubwira n'isomo wigiyemo dusoza. Uzi igikomere cya mbere se? Igikomere cya mbere nuko wenda nigeze mura n'uwo mwana cyangwa ngo nongere wenda njye mbe najya no mu rukundo nkundane n'undi mukobwa kuko nyenda cyari mutoya. Uri kumva ntabwo nyine nshobora kuvuga ngo ibintu mbishyizeho iherezo ko ntabyo nashyiraho iherezo. Uri kumva ndacyari mutoya, ariko ibyo ngibyo byose nyine byanjeho birambabaza. Uzi yuko kwicara ugatekereza ukavuga basi waca no ku mwana ukavuga basi nanjye mba neruye biba bimeze gutya. Niyo yaza muri ubwo buzima wenda mwaba muri kumwe
mukanabana wenda nyine Yeah. bigeraho ngo umukobwa akiyakira. Ariko ibaze kugenda uzi ko wowe ufite umuntu ari hanze, ntabwo uri no kumureba, ntuzi n'isura, ntuzi n'uko ameze, nta n'agafoto na kamwe ufite. Basi yaba mfite agafoto njye navuga basi uyu mwana ni uwanjye habe. ya nirihe somo wakuyemo? Usi isomo nakuyemo sinzi ko ari ryiza, ariko ngewe ikintu isomo nakuyemo nuko najya amenya uko meze naho ndi. Yego. naho ndi nkamenya kumenya nyiraho ngendera n'uwo twaba turi kumwe ku kanya, kuko icyo gihe twari turi kumwe si yari uwanjye. Yego. njye numva ko ari ryo somo nakuyemo. Ya papi ndagushimiye cyane kandi nkubwira ngo komera wihangane, ndetse navuga ko ntago ari ryo herezo ry'isi, uracyari mutoya, uri umusore mwiza, uzabona n'uwawe ndetse bibe byiza no kurushaho. Ndetse mvuga ngo umugore wawe nareba n'iki kiganiro azihangane byibuze ku mugani wawe, akwereke n'umwana gusa. Nanjye nicyo namwisabira, cyangwa se n'uwo mubyeyi ashyire mu gaciro avuga ati byibuze mwereke umwana, nubwo atatubera umukwe ntabyo dukeneye wenda kubera impamvu zabo ku mugani wawe, ariko mwereke umwana we byibuze, kandi ukomere wihangane. Sando urakoze cyane nyine. Urakoze kabisa, Imana iguhe umugisha. Gasaro TV.